Hari abakinnyi baza mu ikipe bagahindura amateka yayo, hari abandi baza bakayihesha ibyishimo, bakayigenderaho, bakayigiramo icyizere. Faranganye nawe yari umwe muri abo muri Rayon Sport, ariko uyu munsi izina rye riri kuvugwa mu magambo aremereye: guta akazi. Uyu mukinnyi ugeze gutuma abafana ba Rayon Sport bongera kumwenyura, batsinda ibitego, bagira icyizere, ariko imvune imwe, urugendo rumwe n'igihe cyatambutse byose byahinduye amateka. Reka tuvuge kuri uyu Ruvumbu uri kuvugwaho ibintu byinshi cyane muri iyi minsi. Mbere y'imvune, Faranganye yari umutima w'ubusatirizi bwa Rayon Sport. Uyu rutahizamu ukomoka muri Senegal yarigaragaje nk'umukinnyi ufite ubuhanga bwo gutsinda ibitego, gukina n'umubiri ukomeye, guhangana n'abugarira, n'ubunararibonye bwo gukinira mu bihugu bitandukanye. Bigeze muri Gashyantare 2025, Faranganye yari amaze gutsinda ibitego 13 muri shampiyona y'u Rwanda, ari nawe wari uyoboye abatsinda ibitego byinshi. Rayon Sport yamugenderagaho mu mikino ikomeye, abafana bakamufata nk'igisubizo cy'ibisubizo by'ubusatirizi, ibibazo by'ubusatirizi bari bafite. Iyo Rayon Sport yabonaga amahirwe imbere y'izamu, benshi bahitaga batekereza izina rimwe gusa, nta rindi usibye Faranganye. Byose byahindutse ku mukino wahuje Rayon Sport n'Amagaju, hari muri Gashyantare 2025. Faranganye yagize imvune ikomeye, iyo bita muscle ligament injury, bituma asohoka mu kibuga atarangije umukino. Iyo mvune yamukuye mu kibuga igihe kirekire, aho kuba ibyumweru bike byahindutse amezi menshi mu kwivuza no kwiyitaho mu buzima. Rayon Sport yamushyize mu maboko y'abaganga bayo, imukurikirana mu buryo bwa hafi. Ni imvune imwe, ariko ingaruka zayo zarenze uko byari biteganyijwe kugeza na n'ubu ngubu. Faranganye yamaze amezi arenga 6 adakina umupira w'amaguru mu marushanwa, mu gihe abafana batekerezaga ko inkuru nziza y'uko yaba yaje gutangira imyitozo ejo bundi muri 2025 mu kwezi kwa Nzeri, ukuvuga mu kwa 9, byatangaga icyizere ko azasubira mu kibuga vuba. Rayon Sport yatangiye gutegura uko yakongera kumwifashisha mu gihe shampiyona yari irimo gukomeza. Akimara kumva ameze neza, Faranganye yasabye uruhushya rwo gusubira iwabo muri Senegal, avuga ko agiye kwita ku mubyeyi we wari urwaye. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwaramwemereye, bwiteze ko azagaruka mu gihe gitoya, maze agakomeza gufasha iyi kipe Gikundiro y'i Nyanza. Icyakora yirindirije kugaruka, bituma Rayon Sport ibifata nko guta akazi. Ubuyobozi bwaje gutangaza ko ibimenyetso byerekana ko impamvu y'urugendo itagarukiye gusa ku burwayi bwa nyina. Ibi byatumye Faranganye ahabwa eliminatum yo kuwa 5 Nzeri yo kuwa 5 Mutarama 2026, ni ukuvuga kuri uyu munsi. Ndetse ngo niho yagombaga kuba yagarutse mu myitozo, yagarutse mu kazi, maze ngatagaruka hagafatwa indi myanzuro ikomeye. Aha ni ikibazo cyahinduye impaka ikomeye mu muryango wa Rayon Sport. Ese ubundi Faranganye ni muntu ki? Faranganye ni umunyasenegali ukina umupira wabigize umwuga, akinisha imbaraga, atsinda ibitego, akina mu rubuga rw'izamu, kandi akunda guhangana n'abugarira. Mbere yo kuza mu ikipe ya Rayon Sport, Faranganye yakiniye amakipe atandukanye yo muri Afurika, by'umwihariko mu gihugu byiganjemo umupira w'amaguru ukomeye. Uburambe bwe nibwo bwatumye Rayon Sport imwizera nk'umukinnyi w'ingenzi. Mu buzima busanzwe azwi nk'umukinnyi ukunda umuryango, ari nabyo byatumye ikibazo cy'uburwayi bwa nyina gifatwa nk'impamvu ikomeye yo gusubira iwabo. Inkuru ya Faranganye ni isomo rikomeye ku mupira w'amaguru wo mu Rwanda no muri Afurika. Igaragaza ko Imana ishobora kuguhesha icyubahiro, ariko imyitwarire y'umunyamwuga ari byo bigena ejo hazaza. Uyu munsi abafana ba Rayon Sport barakibaza bati, ese Faranganye azagaruka yambara umwenda wa Gikundiro cyangwa Rayon Sport y'i Nyanza, cyangwa iri ni iherezo ry'umupira we muri Rayon Sport? Icyemezo cya Rayon Sport kirasobanutse, nta mukinnyi n'umwe uri hejuru y'amategeko, cyane cyane muri ikipe ya Rayon Sport. Duhurire muri comment tumbwire niba wifuza ko Faranganye agaruka gukina muri Rayon Sport cyangwa se ahanwe, umbwire uko